ikindi kigo mu karere ka Rubavu kimaze kuba cyatagwa muri yombi ndetse bahise bafata abarimu bose barabafunga. Nyuma yaho abana b'abakobwa Alice na Aline baguye muri iki kigo, nyuma yaho byari maze bivugwaho iminsi ko muri iki kigo harimo n'abandi bana b'abakobwa bagiye bakuramo inda, ariko by'ukuri bakibaza bati ninde ubatera inda, bamwe bati ni abadelegiteri abandi ni abarimu, kubera iki bavuga ko iki kigo gishobora kuba gifitanye isano n'urupfu rw'aba bana. Ni nyuma yaho iki kigo cyari kimaze kuba sinzi uko twabivuga, nta security gifite kubera ko abasekirite bacyo bahora bari gusinzira, kwibaza uti mu by'ukuri ibintu bitukaye. Gusa amakuru dukesha abaturage batuye hafi n'iki kigo, dore ko iki kigo kiri mu baturage neza, abaturage bavugaga bati aba bana abakobwa bambaraga ubusa, ugasanga ariko iyo ukurikiranye amakuru usanga na ba nyina ariko bambara. Rero nimba ba nyina ariko bambara, ntabwo wavuga ngo abakobwa bambara nabi ngo abana bambara nabi, kandi bico bayikomora hehe kuri ba nyina. Rero mwababyeyi mwe nyaboneka mujye mwambika abana banyu neza kandi mubabere urugero. Uyu ari na Alice rero bakaba bamaze kuba bitaba Imana, bakaba ubu ngubu baruhukiye mu bitaro hariya, barimo barasuzumwa ngo babashe kureba icyaba cyabahitanye. Citavandimwe, reka tubasaba mukomeze kuri subscribe, like, share na comment. Tubako i Rubavu abana b'abakobwa basanzwe mu kigo bapfuye, nyuma yaho diregiteri waho yaramaze kwa yavuga ati abana b'abakobwa bose bagomba kujya bambara uniforme ndende ku bana b'abakobwa. Nyamara ahangaha hari ubwoko butandatu bwa uniforme. Uriya wa mbere ni uniforme, wa kabiri ni uniforme, urabona ntacyo babaye ugereranyije. Nimero ya gatatu nayo ni uniforme, nimero ya kane ni uniforme, nimero ya gatanu na nimero ya gatandatu urabona nabo ni uniforme. Abafite ijipo ngufiya, bafite umusatsi mukeya, bafite umusatsi mukeya, bafite ijipo igerageza kuba ndende. Mukibazo utetse mu by'ukuri kubera iki ibi bintu, kubera iki mu kigo cy'ishuri hagomba kwamo uniforme zitandukanye. Gusa aba bana bakimara gusangwa mu kigo bapfuye, uwababonye bwa mbere yavuze ko yagiye mu bwiherero agasanga abana b'abakobwa, bigaragara ko abana b'abakobwa bararaga mu cyumba kimwe. Ni ikigo cy'ishuri gicumbikira abakobwa n'abahungu, ariko mu by'ukuri abakobwa bakaba barara kure y'abahungu, nkaho mu gihe mu bindi bigo icyo bita ibihodi cyangwa se igihogere biba biteganya imigongo. Rero ntabwo ari uko bimeze muri iki kigo cy'ishuri. Abamaze kubona uniforme, murabona ko ikigo cy'ishuri mwamaze kuba mwakimenya. Gusa reka tubanze tubasabe mukore subscribe nyaboneka. Niba utarakora subscribe, icyo nicyo gihe cy'ingenzi cyo gukora wowe kanda kwiyonzogera nimba aramaze gukora subscribe, kandi niba utarakanda kunzogera nyaboneka tukandaho. Urabona ko video yacu irimo kwihuta, aka kanya ihisigira like 9,900. Urabona ko by'ukuri turimo tugena nawe, rero waba umwe natwe mu rugendo kugira ngo dufatanye neza urugendo. Uyu mukobwa rero bamwita Anita Alice. Anita na Alice nibo basanzwe hariya mu bwiherero bwa kiriya kigo bamaze kwitaba Imana. Tubibutse ko iki kigo gifite gardienne primaire na secondaire, iki kigo cyo mu karere ka Rubavu. Tukaza twese birasa kwa byagenda bite, ari abarimu byabashobeye, ari n'abametroni, abapetroni, ndavuga abanimateri n'abanimatrice, ibi byabacanze mu gihe kuri uyu wa mbere habyukiye inama y'umutekano iheba mu by'ukuri yagarutse ku kibazo cy'umutekano muke uri mu genda ugaragara ku banyeshuri n'abakobwa. Bamwe baravuga bati mu by'ukuri mu bigo by'amashuri barimo baragabura ibiryo bidahiye, cyane cyane akawunga. Ukibaza uti mu by'ukuri reba gufata umwana ugeze mu gihe, urabona abakobwa barabyirutse, urabona uko bameze bari. Rero kubona umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu ugeze igihe cy'uburumbuke ukabona agaburirwa akawunga, ibijumba, hise ni ibintu bitatuma ashira uturaso ku mubiri. Ibi ngibi byari bimaze kuba byatwara igihe kingana n'amezi abiri. Ababyeyi bo kuri iki kigo barira ku iki kigo barikaranye bavuga bati mu by'ukuri twishura iki kigo rero nta nubwo ari icya leta, iki kigo ni icya prive. Ukibaza uti mu by'ukuri amafaranga twishura ntabwo ahwanye n'akawunga, ntahwanye n'ibijumba. Nyaboneka mugerageze
mwite ku bana bacu. Mu gihe diregiteri ndetse n'ushinzwe ibyo guhaha ariwe kontabure ndetse na komite y'ababyeyi yavuze bati by'ukuri ibintu byarahenze ku isoko. Byari mu nama, ubwo inama yari yateranyije ababyeyi, abayobozi b'ibigo ndetse n'abarimu. Noneho bakimara kuvuga ko ibintu byahenze kubera esanse, abarimu nabo bahise basakuza baravuga bati none nimba nyir'ikigo avuze ko ibintu byahenze, diregiteri akavuga ko ibintu byahenze, twebwe ko batareba ko umushahara wacu. Ibingibi byaje kuba byakurura impaka, no kuvuga ngo icyari cyabateranyije cyari ku murongo w'ibyigwa kwari ukureba uburyo abana bamererwa neza bakiga bakabasha kuba batsinda. Harimo bari kunyandikira bambaza bati ese iki kigo cyitwa ngo iki kigo kirereye mu murenge, abandi kirereye mu kahe kagari, ariko abantu bakunze gutembera iki kigo barakizi. Ni ikigo sinzi ko navuga by'ukuri gisanzwe gitsindisha, usibye ubu ngubu satani yabitambitse akaba afashe abana b'abakobwa akaba bitabye Imana. Ubu tuvugana rero perezida w'ababyeyi wo kuri iki kigo ndetse na diregiteri n'undi uvugira abarimu, aba bose bakaba bari kuri sitasiyo ya RIB kugira ngo babashe kuba basobanura ibijyanye n'izi mfu z'aba bana. Mu gihe ababyeyi b'abana batarahagera, ntabwo turamenya mu by'ukuri uko bari buze kubyakira. Baribaza ese aba bana bapfuye bazize iki? Gusa ntabwo turamenya iperereza cyangwa se ibizamini byavuye kwa muganga. Gusa mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye, bwasanze mu by'ukuri iki kigo ntabwo cyari gikwiriye kuba cyagira segonderi, primaire na garidiyene. Ntabwo bishoboka kubera ko aho navuga ko inyubako zidahagije, nkavuga ko abarimu badahagije, kubera ko iyo ugeze muri iki kigo ukareba abarimu barimo usanga ari bakeya, warangiza ukibaza uti by'ukuri ni gute abarimu bagera muri 15 bigisha primaire, segonderi ndetse na garidiyene. Ngo fata segonderi harimo kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatatu, primaire harimo kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu, garidiyene ni kuva nasari 1 kugera nasari 3. ubwo tubonye amashuri angahe? Ngo gabanya rero abarimu bagabanye n'amashuri ahari. Ni ibintu bitoroshe, ni ibintu utabasha gusobanura, ariko mu by'ukuri ntabwo ibintu byahita bikosoka uyu mwanya, buriya baraza kuba babikosora. Gusa niba namuka bacitse iyi dose y'abana b'abakobwa baguye muri iki kigo, ntabwo sinzi nimba hari ubanza abarimu bamwe kubera ko bari abanyamahanga bamaze kuba birukanwa kubera ko bari barimo bashinjwa uburangazi. Uburangazi busigaye buba mu bigo by'amashuri, ugasanga diregiteri abana baramucitse, wamubaza uti mbese bagucitse bate? Ati hariya ntabwo hubatse, harasenyutse. None se nimba harasenyutse ni ngombwa ko ababyeyi baza kukwibutsa ko hasenyutse kugira uhasane? Bagatangira ni ibintu bisaba ishoramari, ni ibintu bisaba guteganyirizwa, hanyuma hahindukira ugasanga harimo basaba by'amafaranga atandukanye. Gusa ikibaba reka tubanze twihanganishe ababyeyi baba bana, ababyeyi ba Alice na Aline baburiye ubuzima muri iki kigo. Kandi by'ukuri ababyeyi bari barapfunyikiye, barabahaye impamba babwe bati mugende musaza n'amanota meza. Rero ibyari amanota bivuye mu rupfu. Ntabwo byoroshye. Abana nimba barajya mu ijuru, bamwe bari kwifuriza ngo iruhuko ridashira, se ko bamaze gupfa bararuhuka. Icyo abandi ngo yitabye Imana. Ntabwo bitabye Imana. Abana b'abakobwa bangana uku nguku ntibakwitaba Imana. Nawe se w'Imana iguhamagaye wayitaba, kereka utagira ubwenge. Ni ibintu rero abantu bababwira ngo byagenze bite. Gusa reka